reka nkusuze nkwifuriza kugira ibihe byiza kuri wowe wahisemo gukurikirana kandi TV nitwa Mani areba hasa nk'ibisanzwe. Muri uyu mwanya rero tugiye kureba iki? Tugiye kureba Bayisenge Emery wongeye guhamagarwa mu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Mbega ibintu byiza. Abakinyi b'Amavubi azifashisha mu mukino wa Sudani y'Epfo bamaze kuba bamenyekana, nibo tugiye kuganiraho rero aya Mavubi tugiye kuvugaho. Ubwo rero icyumweru tugiye gutangira kuvuga ku Mavubi kurinda uyu mukino nyine wa Sudani urangiye. Murabizi imikino yose twagiye tubana ikipe y'igihugu u Rwanda Amavubi yagendaga ikina hirya no hino. Rero mwabyumvishe tugiye kurebera hamwe abakinyi bamaze kuba bahamagarwa n'umutoza Rwasamanzi Yves ndetse na Jimmy Mulisa bahamagaye kubera ko umutoza Trosten twarabivuze cyane yagiye mu gihugu iwabo, niho yagiye kurira iminsi mikuru. Rero tugiye kurebera Amavubi abakinyi yahamagaye, turebere hamwe n'ibindi byose n'andi makuru akomeje kuvugwa muri aya Mavubi. Ese uyu mukino uzaba ryari? Nibyo tugiye kureberamo rwose. Emery Bayisenge ari mu bakinyi bahamagawe mu ikipe y'igihugu Amavubi izahura na Sudani y'Epfo tariki ya 22 n'iya 28 Ukuboza 2024 mu ijonjora rya nyuma rya Cani. Kuri uyu wa kane tariki ya 12 Ukuboza 2024 nibwo abatoza b'Amavubi bahamagaye abakinyi 31 bakina imbere mu gihugu kugira ngo batangire umwiherero wo kwitegura iyi Sudani y'Epfo. Mu bahamagawe rero hagaragayemo abakinyi batari baherutse mu ikipe y'igihugu nka Bayisenge Emery wa Gasogi United, Benedata Janvier wa AS Kigali, Niyonzima Olivier Sefu wa Rayon Sport ndetse na Mugiraneza Frodowari wa APR FC. Muhajiri nanone ntabwo yahamagawe. Muhajiri byanze kabisa. Muhajiri yahamagawe ra. Reka nze ndebe. Barutahizamu rwose. Muhajiri ntawe urimo. Ntabwo biba byoroshye mwa bantu mwe. Muhajiri ntawe urimo rwose. Muhajiri ni ukwihangana, ntabwo muri iyi minsi bimeze neza. Nabonye no ku mukino wa Polisi rwose uyu Muhajiri twari tuzi mu minsi yashize. Muhajiri arimo arabanza ku ntebe y'abasimbura. Ariko mwarabimenye ko Nshuti Innocent yabaye umukinnyi wa APR. Nshuti Innocent nawe ndabona guhamagarwa kwe byagoranye. Ntabwo Nshuti Innocent yahamagawe. Yamaye inka. Nshuti Innocent ntabwo yahamagawe. Ko numva bigiye kugorana ra. Mbabwije ukuri rero sinzi. Reka kugira icyo mvuga gusa. Mu bakinyi bashya bahabagawe harimo rutahizamu wa Rutsiro Football Club Habimana Yves ndetse n'uwa Gasogi United Harerimana Abdulaziz. Nibo ba rutahizamu bashya bahamagawe. Amavubi yageze mu ijonjora rya kabiri nyuma yo gutsinda Djibouti ibitego 3-0 ayiseza muri 2 ku giteranyo cy'ibitego 3. Rwose nyamuneka niba uri umukunzi w'Amavubi ngwino muri comment cyangwa se unyandikire inbox tuganire. Iki kipe itarimo Nshuti Innocent narebye nabira. Nshuti Innocent ntawe urimo. Ngwino muri comment tuganire, utubwire uti ibi bintu urabona rwose Amavubi azabishobora. Amavubi nyine yasezeye Djibouti ku giteranyo cy'ibitego 3-1. Mukino wa mbere u Rwanda ruzawukinira muri Sudani y'Epfo ku cyumweru tariki ya 22 Ukuboza, mu gihe uwo kwishyura uzabera mu Rwanda ku ya 28 Ukuboza 2024. Ni mu cyumweru gitaha. Nibwo u Rwanda ruzaba ruri muri Sudani rwose ku itariki 22. Ni ku cyumweru nyine w'icyumweru gitaha. Rero muri abo bakinyi bahamagawe mu bazamu harimo Adolphe Hakizimana, Gadi Muhawe nayo, Fisi Habineza. Habineza Fisi rwose umuzamu mwiza nkunda hano mu Rwanda cyane.
abakinyi bo mu bwugarizi ubwo ni abadefanseri nk'uko dukunze kubita, harimo Fitina Ombolenga, Gilbert Byiringiro, Niyo Mugabo Claude, Bugingo Hakimu, Nigena Kerema, Yunusu Nshimiyimana, Nsabimana Aimable, Bayisenge Emery ndetse na Prince Buregeye. Aha ho ndemera neza 100%. Hano ndabyemera rwose, ariko buriya umuzamu w'ikipe ya APR Shimwe Kerema yitwa nde ya muzamu w'ikipe ya APR FC yitwa nde Nyamuneka? kuki atagikinara byagenze bite? Abakinyi rero bo hagati bamaze kuba bahamagarwa harimo Ruboneka Jean Bosco, Ngabonziza Pacifique, Niyonzima Olivier Sef, Nirushwa Aime, Benedata Janvier, Kevin Muhire ndetse na Mugiraneza Frodouard. Barutayizamu rero harimo Olivier Dushimana bakunze kwita muzungu, uyu wanahetse cyane ikipe y'u Rwanda ayifasha gutsinda ikipe ya Djibouti. Harerimana Abdulaziz Inuwa Gasogi, Tuyisenge Arsene Nuwa APR FC ejo yatsinze igitego rwose, Nibizi Ramadan Nuwa APR FC, Mugisha Gilbert nawe Nuwa APR FC, Iraguha Haji Nuwa Rayon Sport nawe ameze neza cyane, Usabimana Olivier, Mugisha Didier, Mbonyumwami Taiba nawe ameze neza cyane. Uyu mugabo Mbonyumwami Taiba arimo arabyitwaramo neza, ndetse na Nizeyimana Mubaraka, na Bizimana Yannick ndetse na Habimana Yves. Bizimana Yannick nawe yahamagawe. Bizimana Yannick yahamagawe. Muze tuganire, ariko mwarabimenye ko buriya Nshuti Innocent na Pichu bagarutse muri APR, ariko Nshuti Innocent rwose ntabwo yahamagawe. Nshuti Innocent rwose kuba atahamagawe nge n'ababeshye biranambabaje pe, birambabaje cyane kuba Nshuti Innocent atahamagawe. Nababaye ariko ntakundi ubwo nay'umutoza tactique z'umutoza nyine niko biba bikwiye kugenda. Baba babazi abakinnyi bameze neza, nanjye uburebera inyuma ntago mba nzi nyine ngo impamvu Nshuti Innocent batahamagawe ntawamenya. Nuko bimeze rero, muze muri comment tuganire mukurikije aba bakinyi u Rwanda rwahamagaye. Murabona icyizere cyo gusezera Sudani tukajya muri Chani ari ikihe? Mutubwire nyamuneka, mutubwire, muze muri comment. Nge ndashaka kubabona muri comment, nta n'ikindi kintu negereje, ndashaka ko muza muri comment tukagenda tuganira. Comment ndaziripurayinga rwose. Ushobora kandi no kuba waca inbox. Ushobora kuba waca inbox ukaba wanyandikira kuri WhatsApp ukaza rwose tukaganira nta mutima mubi kabisa. Bizimana Yannick akiniye ikipe ya Bugesera, mu gihe uyu Mubaraka Nzeyimana akinira ikipe ya Marine Football Club. Adolphe rero Hakizimana Rayon Sport nta muzamu bahamagaye. Muzamu wa Rayon Sport ntago ari umunyarwanda ndibutse koko. Mu bazamu nyine ni Adolphe Hakizimana wa AS Kigali, mu gihe Muhawe nayo Gadi ari uwa Gorilla Football Club, Habineza Fils ari uwa Etoile. Habineza Fils ikindi wamenyaho nuko ari nawe wafashije u Rwanda, niwe wafashije Amavubi rwose gusezerera ikipe ya Djibouti. Ni Habineza Fils wari uri mwizamu rwose. Ikipe y'abahungu yari ihagarariye u Rwanda mu irushanwa ry'abanyeshuri batarengeje imyaka 15 CAF Africa
School Football Championship riri kubera i Kampala yasoje imikino yayo itsindwa na Tanzania ibitego 2 yo mu mikino ine yakinye yatsinzwe 2 inganya indi 2 ndetse yinjije igitego kimwe gusa yo yinjizwa 4 ntago Amavubi y'abatoya ntago bari abanyeshuri rwose ibintu biba bimeze neza. Reka ngushimire cyane rero niba utarakora subscribe ariko ndabashaka muri comment muze tuganire muze muri comment tuganire cyane nuko ibintu biba bimeze rwose. Nabo ngabo rero abakinnyi 31 bahamagawe n'abatoza b'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi barimo Jimmy Mulisa ndetse na yitwa nde uyu mugabo Rwasamanzive. Jimmy Mulisa na Rwasamanzive nibo bahamagaye abakinnyi 31 bazifashisha ku mukino u Rwanda rufitanye gukina n'ikipe y'igihugu ya Sudani mu mikino yo gushaka tike ya CHAN. Nuko bimeze rwose. Nitwa Manirareba rero ndagushimiye kuba wahisemo gukurikira Kani TV ariko nanone niba utarakora subscribe kora subscribe ukande like nusoza gukora subscribe nyine ufungura inzogera amakuru yose y'imikino haba hano mu Rwanda hanze yarwo imikino yose dore ko na boxing yewe igipfunsi tujya tukaba